Imana ishimwe. Turashima Imana ko yaduhaye uyu munsi ugira gatanu amasengesho yo kwiriza no gusenga. Iyo ubonye umwanya nk'uyu uzajya ushima Imana, kubera ko ntabwo ari benshi bawubona nkuko turi bibone mu ijambo ry'Imana. Umutwe ndiwubashireho nonaha anya wo kuba imbere y'Imana nibyo gushimira Imana. Amen. Ari mu Kinyarwanda twavuze iki? Ayibise. Amen. A quiet life. Ubuzima butuje. Ubuzima butuje. A quiet life. Ubuzima butuje. In the bustling world. Bustling mu Cyongereza ni kuvuga agité, mouvementé mu Gifaransa. Une vie agitée, une vie mouvementée. Ubuzima budatuje. Bustling, bustling abasi mufata yo kujya mu mujyi. Bustling world. Ni gute twagira ubuzima butuje muri iyi si y'umuvuduko ukabije? Niyo mpamvu twavuze duti iyo ubonye umwanya nk'uyu uzajya ushima Imana, kuko ntabwo byoroshye. Amen. Nivuga ngo turi mu isi igeze mu bihe by'umuvuduko ukomeye, none ikavudukana n'abantu. Ahantu bagira ibikinisho by'abana nka parc d'attraction, ibikinisho by'abana, hari igihe habaho bya bikinisho bibazengurusha, abana bakicaramo bikabazengurusha. Maze kubibona n'abantu bakuru babijyamo bakagira ubwoba ko birakuvudukana. Nibwo buzima rero abantu barimo. Tumeze nk'abantu bari muri biya byuma by'umwidagaduro, entertainment. Abantu bicaramo ari abana kazunguruka, umuntu afite ikibazo agira iserere kagira ikibazo no kuba ufashe ahantu. Ni ukuvuga rero ubuzima abantu barimo muri isi ya none ni ubuzima bwitwa iki? A bustling life. Ubuzima bw'umuvuduko. Bari mu buzima bw'umuvuduko. Une vie très agitée, très mouvementée. Rero ni gute rero hagati y'ubwo buzima bw'umuvuduko wagira ubuzima butuje? Kuko ni ibintu bihabanye. Mvuga ngo isi iri mu buzima bw'umuvuduko, nawe uri mu isi. Ni gute wagira ubuzima butuje? Ni gute? Mubanze mwumve kwanza iyi titre, niyo muza kumenya ibyo dushaka kuvuga. Kuko nutumva umutwe n'ibindi ntabwo uza kubyumva. Turavuga iki? Ushobora kuvuga ati njyewe ntabyo mbona. Amen. Ririya jambo mu Cyongereza nibyo dukunda kwibesha tukabyita busy life. Ni jambo ariko impamvu nahisemo ririya nuko ryo rifite ibisobanuro bihishwe mu byo tujya twita ngo turi busy. Ayibise. Niyo mpamvu nanze kwandika yuko turi mu isi iri busy. Amen. Bustling world
ni ukuvuga wagira ushobora kubyakira ko ari byiza kuri busy ibiki byose, ariko ntumenye umutego wa Satani wishwemo. Amen. Kuko ntabwo ari ngombwa ko uba busy mu bibi, ushobora kuba busy mu byiza ariko ugatakaza icy'ingenzi, umwanya wawe n'Imana. Utazigera ugaruka umaze kuva muri ubuzima, kuko nta na rimwe inyuma y'ubuzima uzagarura ibihe bari kubana n'Imana. Murabyumva? Rero nawe bavuga ngo ndi busy babirebe neza, kuko haba harimo n'umutego wa Satani. Imana ishimwe. Ariko rero ni umuhigo ukomeye, kuko ubuzima nk'uko twumvise ko umwana muto nawe yisanga muri uwo muvuduko. Rero ni ukumenya rero ese ko twe twamenye Imana, ni gute twaba muri ubuzima bw'umuvuduko tugakora inshingano zacu, ariko n'Imana nayo ntitwiburire umwanya wayo. Aho niho hari umuhigo. Amen. Nimba uri umukozi ugakora inshingano zawe nk'umukozi, nimba uri umubyeyi ugakora inshingano zawe nk'umubyeyi, umwe wese mu nshingano ze muri sosiyete akazuzuza, ariko kandi ntatwarwe mu buryo yisanga ubuzima bwe buramurangiranye atigeze aha Imana umwanya. niyo nuriya mutwe icyo uvuga. Amen. Rero ntago byoroshye, tubanze twumvikane, ntago byoroshye. Imana ishimwe. Ariko ntabwo bisobanura imbere y'Imana yuko uzigera wibwira ngo nakuburiye umwanya kuko nisanze mu isi y'umuvuduko. Ibyo ntabwo bizumvikanwa mu ijuru. Amen. Ni nko wabwira Imana ngo impamvu yewe napfiriye mu byaha n'urugero, cyangwa ntagukoreye nuko Satani yandushije imbaraga kuko warazimuhaye. Hari umuntu usaza avuga ibintu byemerwe. Iyo usomye abantu bazajya mu rutazima, uwa mbere avugwa, usomera hariya Ibyashiwe Yohana 20:8. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Amen. Uwa mbere yitwa gute? Abanyabwoba. None se uzabwira Imana ngo yewe nasanze ndi umunyabwoba, niyo mpamvu ibi n'ibi ntashoboye kubikora. Sinigeze nkuwamiriza ko nafite ubwoba, sinigeze njya mu murimo wawe ko nafite ubwoba yuko nahura n'ibibazo. Urumva ko umuntu wa mbere si n'umurozi, si n'umwicanyi. Muri liste y'Imana yabaje kuvuga umunyabwoba. Lâcheté, coward. Ntabwo ubitekerezaho. Ari wowe nanjye twari kubanza gushyiramo abicanyi, none umunyabwoba ari wo babanje. Hari impamvu. Imana ifite pedagogi yayo, ifite uburyo itwigisha. None muri iyi si ya none, aho igusolicita, igushaka kugira ngo nawe winjiye muri engrenage. Mwana hariya muri moteri y'imodoka no mu mashini hari ibintu bifite amenyo, sibyo? Bituma moteri izenguruka, niyo mpamvu bashyiramo amavuta. Biriya babyita engrenage mu gifaransa. Iyo ushize urutoki bigira gute? Biragusya. Engrenage. Niyo mpamvu iyo mwakije
engine moteur itituruna, ari indani harimo amapièce yitwa engrenage, afite amenyo niyo azengurusha. Ayibizi rero ubuzima rero ni engrenage bushira abantu ku muvuduko. Ese ibihe Imana ntabwo yari ibizi? Yari ibizi, kuko ni alpha na omega, itangiriro n'iherezo, wa mbere n'imperuka, el olam, nyiri ibihe byose yarabizi. Kuba yarabizi rero yaraduhaye warning. Yaraduhaye iki mu Kinyarwanda? Reka rero tukomeze. Uyu munsi turasoza wa mutwe, ya titre twatangiranye nyamukuru ivuga ngo ukuboko, erega ukuboko kwanjye ntabwo kwaheze ngo ntigukize, n'ugutwi kwanjye ntabwo kwapfuye kureke kumva amasengesho. Turacyari aho. Amen. Ni Imana yabivuze. Twagiye twumva context yatumye Imana ibivuga, ariko aho ni muri Yesaya 39 amabyuka umurongo wa 1 na 2 niho twize. Hanyuma cyangwa dusomere, erega wa muvuduko ujye tuvudukana n'ibyo twize bikavuduka bikagenda. Dusomere. Dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga no kumva. Amen. Amen. Aho niho tukiri. Hagiye haba amasutitire, ariko la pensée maîtresse, itegezo gikuru nicyo. Mwa bantu mwe mujye mwingira iteka, ariko ikintu kibuze, ibihe byose, ibihe byose. Amen. Ibihe byose mwiringire, mujye mwiringira iteka ibihe byose, mwa bantu mwe. Ntabwo ari umuntu umwe, n'abantu bose. Iyo niyo nama Imana igiriye abantu. Ibyo nibyo Imana ihamagarira abantu. Amen. Ariko rero hari umuntu twize ejo witwa umwami Ezekiya w'i Buyuda. Murabyuka? Twamuvuzeho uruhande rwiza gusa rw'ukuntu yahesheje Imana icyubahiro, akayiringira, bigatuma Imana igaragaza ukuboko kwayo gutabara, gukiza, ikamukiza n'Abayuda, ingabo za Ashuri zari zije gutsinda Yerusalemu no gutwara mu bunyage. Amen. No gutwara mu bunyage Abayuda, nk'uko abavandimwe babo bagize imiryango 10 yitwaga ubwami bwa Isirayeli bw'amajyaruguru, umugwa mukuru Samariya, byabagendekeye. Ariko uyu munsi Imana irashaka kutwereka urundi ruhande rw'uwo mwami Ezekiya, bitwigishe tumenye ko nawe yari umuntu nkatwe. Amen. Nibyo turi bwigeho. Yari umuntu w'Imana, kandi Imana yaramushimye. Ni wa wundi yarwaye, hanyuma agasaba Imana ngo ntapfe, akayibutsa ko yagendeye imbere yayo akiranuka. Imana iramukiza iyo ndwara yari kumwica, hanyuma imwongereza n'imyaka 15 yo kubaho. So nkuru murazizi. Amen. Ariko hari urundi ruhande rero twakwigaho rukadufasha, kuko hari igihe ushobora kwibaza ngo wowe wavutse mu buryo butandukanye na bariya bantu. Ziriya ntwari zivugwa muri Bibiliya, biravuga ngo na Eliya ubwe
yakinze ijuru imyaka 3 n'amezi 6 imvura ntigwe muri Isirayeli. Yakobo aravuga ngo yari umuntu nkatwe. Yesu gusa mu bagaragaye mu mubiri ni batandukanye n'abandi bose. Abandi bose bafite uruhande rukomeye Imana ndabwo ziriya ntwari zo kwizera. Bafite uruhande rukomeye twababonye mu Imana, ariko hariho n'urundi ruhande rwa kimuntu. Ibyo bita leur humanité. Rwa kimuntu. Qui dit humanité dit faiblesse. Uvuga uruhande rwa kimuntu ntabwo bavuga imbaraga, bavuga intege nke. Bigaragare ko atari bo bakoze iriya mirimo, n'Imana yikoreye muri bo. Amen. Uko yatoranije ibinyantege nke ikubite hasi ibikomeye, yatoranije iciye bugufi isuzuguritse ikoze isoni bishizwe hejuru, ndetse yatoranije n'ibitariho guhindura ubusa ibiriho, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe yirata imbere yayo, ariko yirate umwami Yesu, yirate umwami. Ariko malheureusement hari n'abantu bitwa ko bari abakristo bakirata ibindi, bakirata inka, bakirata sambu, bakirata ubwenge, bakirata abana ko baruta abandi, bakirata abadamu ngo bafite abadamu beza kurusha abandi, alors que la beauté relative. Uriya akunda umudamu w'ikara, akakunda w'inzobe, umuntu wese nashirwe mu mutima we. Ibyo abantu birata byose hanze ya Kristo ni ukwirata ubusa, kuko iyo upfuye nta kimujyana. Bayibise ndetse n'uyu mubiri wacu usigara mu itaka iyo batawutwitse. Muzi ko hariho muri isi amahitamo: kugushyingura ugafumbira imyumbati, cyangwa kugutwika. Ibigo byinshi biragenda biadopta ubwo buryo bubiri. Ushobora gukora testament ukavuga uti yewe nimpfa nimuzanshingure, muzantwike, ivu rizavamo mushe mu kabiriti, mukabike iwanjye mu kabati, abandi nabo muzagende mu mijire yivu mu ruzi runaka. Mwabibise ntabwo muzi Desmond Tutu, musenyeri wa Afrika y'Epfo wamamaye, we umwanglikani, we yanditse muri testament ngo napfa nibazamushingure bazamutwike. We ni musenyeri, bazamutwike, kuko ngo yari champion wo guharanira ibidukikije. Baramutwitse, ntabwo bamushinguye. Bayise bagushingura, bagutwika, wowe umenye gusa ko nta nakimujyana mu byo wasanze mu isi. Na niyo mpamvu ukwiye kumenya icy'ingenzi ni ikihe, nicyo uzajyana. Ese nyuma y'urupfu wajyana iki? Ujyana Yesu. Imana yahabwa icyubahiro. Ibindi byose ni ibishuko gusa, biragufasha akanya gato ngo inzara ntikurye, cyangwa wirate ku bandi wiruta ibyo bintu. Ariko byose Bibiliya ibivuga mu bintu magambo 3 ngo bana bato nimugakunda iby'isi, ngo nibiri mu isi, ngo ukunda isi nibirimo, ngo abwa ahinduka umwanzi wa Data twese. Ngo kuko ibiri mu isi ni irari ry'amaso, ni irari ry'umubiri, n'ubwibone bw'ubuzima. Ubwibone bw'ubuzima wibona kuri bande? Ku badafite ibyo ufite. Kuko Imana nibakuraho bose ugasigara wenyine no muri isi n'ibyo ufite, ubwibone ntabwo wagira. Wagira ubwibone imbere y'intare? Wagira ubwibone imbere y'injangwe? Injangwe sikeneye imodoka yawe? Murabona? Injangwe sikeneye inzu yawe? Kata. Ubwibone ni par rapport y'abandi badafite ibyo ufite wibona. Amen. Rero ngo nibyo bintu bitatu
ngo nibyo bigize ubuzima abantu barimo. Imana ishimwe. Wabashije kubinesha byose n'umwe gusa, ni Yesu Kristo. Imana ishimwe. Yanyuze muri iyi si ari yo wayiremye, akamera nk'uko adafite ikintu na kimwe. Ngo inyoni zifite iki? Ibyari. Hanyuma ingunzu zifite iki? Imyobo. Ariko umwana w'umuntu ntafite aho, wenyine niwe yanesheje biriya bintu. Ariko abandi bose, nubwo bitaboneka mbere y'abantu yuko utari umwirasi, ariko ako kadoze karahari rwose. Nimba abantu batayibona, ariko umenye ko gahari. Iyo kavumbutse umuntu uramwibagirwa. Biriya bintu bitatu niyo ntambara twe kurwana. Amen. Reka tubasome, nabyo ni byiza. Wenda kugwa mbere kwa Yohana igice 2 umurongo wa 15 kugeza kuri 17. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, ukunda Data wa twese ntikuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose, ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo, bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Amen. Amen, amen. Mwajyumvise ijambo ry'Imana, sagesse y'Imana, ubwenge bw'Imana burakugiriye inama rero. Nawe uzagerageze. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo utunze iby'isi amere nk'utabifite. Ese ushobora kuba mu bintu ukamera nk'utabifite? Nawe ni umuhigo. Kamere yacu kenshi ntabwo dukundira. Ukwiye kubyerekana, bamenye ko bifite. Amen. Haleluya. Muri droit fiscal, mu mateko ajyanye n'ibintu by'imisoro. Amen. Haleluya. Twize yuko kabone nubwo wadekarara imisoro ibyo ukora ukwiye gusora, kwitangira umusoro. Amen. Urwego rushinzwe imisoro rushobora kurenga ibyo wowe wadekaraye, hanyuma rukagukurikirana kugira ngo rugenzure ko ibyo wadekaraye bijyanye n'ukuri. None se babikora gute? Babirebera he? Muze ko babirebera he? Babyita les signes extérieurs de richesse. Les signes extérieurs de richesse. Wiki nimba wowe udekarara yuko imisoro yose ibyo ukora ari bihwanye ni mu 300, sibyo? Hanyuma urwo rwego rugakora ubushakashatsi bwabo, ugasanga buri wa gatandatu ujya muri restaurant ihenze, ugasohokana n'abandi bantu 5, bakabona ko ari wowe wishura, mugakonsoma 500. Bayibise bavuga ati ya misoro yawe ntabwo ari yo, parce que yo restaurant wipermeta ni signe extérieur de richesse. Cyangwa bakari imodoka yawe ni imodoka ifite agaciro ka $80,000,000 y'amanyarwanda, kandi bareba ibyo usorera n'amafaranga 300, bagwe kumenya koko ni imisoro yawe kuri. Cyangwa bakareba amasaha wambara, sibyo? Cyangwa babandi bambara amasheneti n'ibiki byose ya zahabu, amabage ya diyama, sibyo? Ibyo byose, amen, service ya fiscalité
ishobora kubishyira mu bikorwa, bakavuga ati mukurikirane uriya muntu afite izindi income, sibyo, afite andi mafaranga yinjiza tutazi. Ibyo rero amategeko aha uburenganzira urwo rwego rw'imisoro. Byose biri hehe? Ngo biri mu isi, ngo ni ubwibone bw'ubuzima. Rero ibyo utunze arigiye bikurusha imbaraga, ukwiye kubyerekana, hanyuma bikagufata. Amen. Ese murabyumva ibyo? None se icyo gihe leta iba yabaye kazetiremo? Oya, ibikora umurimo wayo. Kubera kuvuga ngo wowe uri umubeshyi wowe. Urazambye igihugu. Kuko ufite imodoka miliyoni 80, ujya muri resitora buri wa gatandatu n'inshuti zawe, fagitire ni wowe yishyura, invoice. C'est toi qui paie l'addition. Bakareba byose bati uyu muntu afite andi masoko amuha amafaranga menshi, twe kumenya amasoko ni ayahe. Ibyo twabyize muri droit fiscal, ko leta ishobora kubikora. Amen. Ndabikubwiye, nta n'amafaranga usabye. Ibya Yesu ni by'ubuntu. Amashyi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Reka rero twinjire rero mbere ko dufata umwanya wo gusenga ku buzima bw'uriya mwami Ezekiya. Amen. Badusome mbere umurongo wa Yesaya, umurongo wa mbere basi tugeze ku wa 7, kuko hari igihe bashobora kumva ibyo ari byo. Abana b'abagome bazabona ishyano, niko Uwiteka avuga. Bagisha abandi inama batari njye, bakifatanya n'abandi baretse umwuka wanjye, kugira ngo bongere icyaha ku kindi. Abahagurukira kujya muri Egiputa batangishije inama, kugira ngo bisunge imbaraga za Farawo, bakiringira igicucu cya Egiputa. Nuko izo mbaraga za Farawo zizabakoza isoni, no kwiringira igicucu cya Egiputa kuzabera nk'ikimwaro. Kuko abatware babo bari Sowani n'intumwa zabo zikaba zigeze i Hanesi, bose bazakorwa n'isoni, kuko bazasanga ari abantu batabasha kubagirira umumaro, ntibabarengere kandi nta kamaro, ahubwo ari abo kubakoza isoni no kubatukisha. Ibihanurirwa inyamaswa z'ikusi, banyura mu gihugu cy'amakuba n'uburibwe, aho intare y'ingore n'iy'ingabo zituruka, hakaba incira n'inzoka ziguruka z'ubumara butwika, bahekesheje ubutunzi bwabo ku migongo y'indogobe, bashyize n'ibintu byabo ku mapfupfu y'ingamiya, babishyira abantu batazabagirira umumaro. Kuko imifashirize ya Egiputa ari nta kavuro kandi ntacyo hamara. Nicyo gituma mpita izina Rahabu wicaye gusa. Amen. Umurongo 8. Nuko genda ubyandikire ku gisate imbere yabo, ubyandike no mu gitabo bibi by'igihe kizaza kugeza iteka ryose. Amen. Amen. Mbere yuko twinjira muri aya magambo tumaze gusoma, mwumvise bavuga Rahabu. Wamusomye? Ninda zi Rahabu. Ariko uyu Rahabu se avuga hano n'uyu, ngire musome twumve. Ntabwo numvise uyu Rahabu avugwa hano ari uw'umugisha. Kuko imifashirize ya Egiputa ari nta kavuro kandi ntacyo hamara. Nicyo gituma mpita izina Rahabu wicaye gusa. Amen. Mwumva ari we Rahabu? Rahabu se yaje gute muri Yesaya? Kuko Rahabu no mu 1,400 aho mbere ya Yesu, Abisirayeli bavuye muri Egiputa, bari mu nzira batagera ni Kanani. None Yesaya yabaye hano mu mwaka 708 mbere ya Yesu. Aho kwagenze kirekire. Kandi bimuvuzwe uyu Rahabu wavuzwe aho n'uriya Rahabu twumvise muri Yosuwa, ntabwo bijyanye. Mwumva bijyanye? Arundi Rahabu rero
ariko uyu Rahabu se ninde bazanye hano? Ni ukuvuga ngo hano mu Giheburayo Rahabu bisobanura large, igihugu kigari. Hano ntabwo ari umuntu avugwa, ni igihugu. Ijambo Rahabu mu Giheburayo ni ikintu kigari. Ni ukuvuga ngo biringiye Egiputa, sibyo, mu ngari, mu bugari bwayo, mu buryo bwose bw'ibisobanuro by'ijambo bugari. Erega hano niyo mpamvu turi hano ngo tubafashe. Imana ishimwe. Amen. Ni igihugu cy'umuntu, ariko muri sanse y'ubugari. Apana izina nka Rahabu wa mudamu, ariko mu Giheburayo ni ukuvuga ngari, large, kigari. Ni Egiputa rero hano iravugwa. Ko amaso y'Abayuda yabonaga Egiputa ukana ko ari imbaraga zabo bashobora kwisunga, ataragahugu gato. Imana ishimwe. Mwabyumvise? Nanze yuko iri jambo twarisomye rigenda gutyo mutazi ibyari byo, nimba mutigeze munibaza impamvu bavuze ijambo Rahabu. Ntabwo ari izina, ni ukuvuga mu Giheburayo bisobanura large, kigari, ikintu kiri kigari. Amen. None hano Imana yavuze iki kuri murongo wa 7? Ngo car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Kuko imifashirize y'Egiputa ari nta kavuro kandi ntacyo hamara. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Nicyo gituma mita izina Rahabu wicaye gusa. Amen. Amen. Nuvuga ngo Egiputa nubwo muyibona ko ikomeye ari igihugu kigari, ngo ni ubusa gusa. Amen. Haleluya. Ariko biva he? Biva kuri murongo wa mbere ngo bazabona ishyano, ngo abana bagomera Imana bagafata imyanzuro batagishije Imana inama, bagakora amasezerano Imana itarimo. Amen. Bakagenda barundanya ibyaha ku bindi, hanyuma bakigira muri Egiputa batabajije Imana, bajya gushakaho ikibuhungiro na protection no kurindwa no gutabarwa. Wabyumvise? Niyo mpamvu Imana yavuze kuri wa murongo wa 7 ko ni ubusa gusa. Ubwo buhungiro bagiye gushaka kuri Egiputa ni ubusa. Amen. Ni ubusa. Ibyo murabyumva? Uyu munsi abantu bashobora kugira Egiputa zabo. Egiputa rero kareka kuba igihugu, aho ikaba ikintu cyose umuntu yiringiye ko cyamutabara, ko cyamugoboka. Shobora kuba Egiputa yawe ari umuntu, abantu, cyangwa ibintu, cyangwa imbaraga runaka z'umwuka, zazindi twiza iz'abapfumu, akaba arizo wiringira ngo ufite ngo mafeyi, ngo ufite imitsindo, niko babyita mu Kinyarwanda. Wayibise? Amen. Imitsindo, ngo wowe ibizaza byose bizatsindwa kuko ufite ibyo wibitseho. Turiho turavuga umuntu wese ashobora kuba afite ka Egiputa ke yibitseho. Reba neza ka Egiputa kawe kariko. Ushobora kuba ufite Egiputa wowe yawe. Ni ikintu cyose wiringiye wishingikirije yuko cyagutabara mu bihe bikomeye. Icyo rero cyitwa Egiputa yawe. Haleluya. Imana ivuze ko ubwo butabazi Abayuda bagiye gushaka kuri Egiputa, tuza kubona ni impamvu ki bagiye gushaka ubutabazi.
bimwe twarabivuze ejo, ku munsi bashaka tugende rero twinjire mu rundi ruhande tutarebye ejo. Imana ivuga ngo le secours de l'Égypte, c'est comme du vent, ni nk'umuyaga, du néant, ni ubusa, ou illusoire, ko nta mumaro. Donc Dieu souligne l'incapacité de cette puissance humaine à offrir une sécurité réelle. Imana irekana ko iyo Egiputa n'igaragara ko ifite imbaraga, ari puissance yari hari muri icyo gihe cya Yesaya na Ashuri, iburasirazuba bushira amajyaruguru ashira iburasirazuba bwa Isirayeli, hariho Ashuri, Asiri. Izo puissance zose Imana iravuga ko ni ubusa ku baziringira. Amen, haleluya. Noneho umviriza, abami batandukanye, yaba Abisirayeli yaba abami b'Ubuyuda, kuko Isirayeli yaje gukikamo ubwami bubiri twabivuze, kenshi bagiye iyo batewe n'igihugu kibarusha imbaraga. Hano dufate Ashuri, dufate Ashuri amajyaruguru, Egiputa amajyepfo, Isirayeli hagati. Bahoraga biringira, nimba ari Ashuri bateye ubwoba bisungaga Egiputa, nimba ari Egiputa ibateye ubwoba bakisunga Ashuri, bakareka kwisunga Imana. Amen. Ibyo byagiye bibaho, murabyumva, turaza kubibona. Amen. Hari abami nka Yoyakimu cyangwa Eliyakimu, nawe ari mu bami bisunze Egiputa aho kwisunga Imana. Amen. Hariho Yohazi, nawe yisunze Egiputa aho kwisunga Imana. Ngo hari abami batandukanye bagiye bisunga, bamwe bakisunga Ashuri kugira ngo bakire Egiputa, abandi bakisunga Egiputa kugira ngo bakire Ashuri, cyangwa Ashuri maze kugwa Babuloni isimbuye Ashuri. Amen. Noneho bakisunga Babuloni kugira ngo ibakize Egiputa, cyangwa bakisunga Egiputa ibakize Babuloni. Amen. Uwa nyuma yitwa Sedekia cyangwa Sedecias. Amen. Wowe yarigumuye kuri Babuloni ya Nebukadinezari, yiringira Farao wa Egiputa yitwa Ofra ko azamutabara. Murabyumva? Uyu munsi rero turashaka kureba rero uyu witwa Ezekiya, kubera ko we afite uruhande rwiza twize ejo. Amen. Ese we yari afite uwe mwihariko, tubirebe rero. Mu mwaka wa 701 twabigize ejo, Ashuri yashaka gufata Yerusalemu. Imaze gufata Isirayeli igahita itwara mu bunyage ya miryango 10. Amen. Yashaka rero ngo imanuke ifate na izamuka ifate ni Buyuda, igota Yerusalemu. Aho rero turi mu gihe cy'ingoma y'umwami Ezekiya. Ejo twabonye Ezekiya ko yatabaje Imana binyuze muri Yesaya, kandi Imana iraseruka, kwa kuboko kwayo kutaheze kuraramburwa, ingabo za Ashuri ziratsindwa. Ariko ibyo ejo ntabwo twabonye inkomoko yabyo. Amen. Ezekiya nawe amaze kubona ingabo za Ashuri zegereye Yerusalemu, zimaze gutsinda nako imaze gutsinda Samariya, noneho zigatsinda Isirayeli, hanyuma bagatwara ya miryango 10 mu bunyage. Amen.
yahise avuga ati rero ni jyewe ntahiwe. Imana ishimwe. Amen. Arahagarara, ariko mu nyuma abona yuko atazabasha guhangana n'ingabo za Shuri. Amen. Imigi imwe imwe y'Ubuyuda itangira gufatwa n'izo ngabo za Shuri muri 701, ariko Yerusalemu yari itarafatwa. Amen. Umwami wa Shuri mu migi yari amaze kwigarurira hari ije kwigomeka, ariko yohereza abwira ingabo ze ati nimubatsembe, il faut les écraser. Ingabo ze noneho zirwanya abo bigumuye. Amen. Icyo gihe rero umwami Ezekiya abwira atuma umwami wa Ashuri ngo nareke gufata Yerusalemu, ngo aremeye kuba munsi y'ubutware bwe, akazajya atanga, amen, azajya amutura aho yatsinzwe. Nubwo yamubwiye gutyo, uwo mwami ntabwo yagarukiye aho. Reka tubisome mu Bami wa kabiri 18. Bami wa kabiri 18. Mwageze? Ntabwo twasoma hose ko nta mwanya. Twe duhere ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 16. Mu mwaka wa 14 wo ku ngoma y'umwami Ezekiya, Senakeribu umwami wa Ashuri yarazamutse atera imidugudu yose y'Ubuyuda yari igoswe n'inkike, arayitsinda. Mwabise arayitsinda. Bukeye Ezekiya umwami w'Abayuda atuma ku mwami wa Ashuri i Lakishi ati, ndakwisabye ndeka, nzi ko nagucumuyeho. Aho ntabwo ari byo, ariko tugunda kwisaba, ndakwisabye. Umviriza ngo j'ai commis une grande faute, éloigne-toi de moi, ce que tu m'imposeras je le supporterai. Mubize bivuga ngo ndakwiyamye, turakunda kwiyamye. Uyu muntu yishire wake ngo ndakwiyamye, ntabwo ari byo. Soma neza twumve. Ati, ndakwisabye ndeka. Ibi wivuze uba ufite power. Oro hano amaze kubona ko nta mbaraga afite, ahubwo yaramwinginze ngo undeke ntungire nka Isirayeli, ibyo ntegeka ndabyemeye. Komeza. 14. Nzi ko nagucumuyeho, icyo ntegeka ndacyemera. Aremeye ngo yaramucumuyeho. Ese yaramucumuye koko? Nuko umwami wa Ashuri aca Ezekiya umwami uzi ko agiragira gute? Agwa neza. Nyumva ko Ezekiya nawe yari umunyarwanda. Yabuze uko agira agwa neza. Yemera n'ibyaha arabyigerekaho kandi ntabyigeze akora. Nuko umwami wa Ashuri aca Ezekiya umwami w'Abayuda ikiro cy'italanto z'ifeza 300 n'izahabu 30. Nuko Ezekiya amuha ifeza zose. Byari byinshi. Murebe Ezekiya aho yabikuye. Nuko Ezekiya amuha ifeza zose zari zibonetse mu nzu y'Uwiteka. Ajya gufata amafeza y'Uwiteka, ajya kuyahurira mwami ngo yicungure n'Abayuda. No mu by'ubutunzi byo mu nzu y'umwami. No mu by'ubutunzi byo mu nzu y'umwami. Si ibyo gusa, mumve n'ibindi. Mu bubiko hasigaye ubusa, ariko kugira ngo akire umwami wa Ashuri ajya gushakisha rero nandi mafeza mazavuga ngo akwize ibyo yamusabye, kuko bya binini byakwiye. Dore ibindi aho bivanye. Icyo gihe Ezekiya akura izahabu ku nzugi z'urusengero rw'Uwiteka. Akura n'izahabu ku nzugi. Murufa? Komeza. Nizo ku nkingi. Umwami Ezekiya yari yarateyeho, aziha umwami wa Ashuri. Amen. Aziha umwami wa Ashuri.
ese murakurikira? Agiye mu bubiko bw'Uwiteka, afashe ifeza n'izahabu byose aramuha, ariko ngo ntabwo bikwiye. Ahita agenda ku nzugi n'inkingi iyo uta revêtement d'or, izahabu zari zitatse, nazo arazikuraho, ajya kumuha ngo amureke ntamukora ibyo yakoreye Abisirayeli. Yatanze ibyera abiha intakebwa, abiha umupagani ngo acungure ubugingo bwe, acungure n'ingoma ye, acungure n'ubwoko ayobora bw'Abayuda. Ese murayumva? Ni byiza ko mwumva context y'ibintu, pana gufata akajambo kamwe gusa ngo uzaba umutwe, uzaba umurizo, uzaba imbere, ntumenya byavuye he, byaje gute, Imana yavugiye mu buhe buryo, ni bande babibwirwaga, byemuriye he nabyo. Ibyo bibazo abakristo benshi ntibajya babyibaza, bafata gusa bakibaza ko Bibiliya yavuye iva mu juru igakoroka hano mu isi. Ntibamenye ko Imana yagendanye n'abantu, amateka yagenda yandikwa graduellement, buhoro buhoro. Rero ni byiza kumenya contexte historique, sociale, économique, culturelle, byose kumenya ibihe ijambo ryavugiwemo, n'aya mateka yarahari, ni bande bantu bari bahari. Amen. Kuko ijambo ryabajeho. Amen. Bari abantu bo mu rwego, ese bari abayobozi, bari abakire, bari abakene, ese umuco wari uwuhe, sibyo? Byagenze gute? Ibi byose ukwiye kubimenya. Amen. Niyo mpamvu Imana yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba avugabutumwa, abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo babere abatunganywe. Amen. Babe equipped, bahabwa ibikwiriye, bazajya bavuga ijambo ry'Imana bazi neza, bizere ibintu bitari, kuko bitabaye bityo tujya dutakarira mu by'imyuka bidafututse byo mu by'amasengesho, ukajya konsulta abantu ari gasahita ngo bikini bakubwira. Nta difference n'umupfumu uri Kibungo ugiye kumubaza ibyawe. Ejo twabonye ko Imana yavuze ngo kuki abazima bajya kubaza ibyabo bapfuye. Murabyibuka? Utamenye ijambo ry'Imana uzagira ubukristo bumeze nk'igipfumu, ukajya usenga ibintu bitari na muri Bibiliya. Wabibizi? Amen. Ngo abantu banje bishwe kutamenya ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Niyo mpamvu iri torero rifite point fort yitwa kwigisha abantu ijambo ry'Imana, kugira ngo barimenye neza, kuko niryo Imana yatwereje ngo ridukize. Imana ishimwe. Ukagira ukwizera gufite fondement, ufite urufatiro nyarwo, ukaba wasobanurira abantu impamvu wiringira Imana muri Kristo, kuko ufite ibihagije. Amen. Haleluya. Murabyumva? Ariko birasaba ko umuntu agira inyota n'inzara, ukabishakira umwanya. Nta wundi nibikonta atakuza ku cyumweru gusa, nabyo rimwe na rimwe uzaguma ufite ubukristo buraho gusa. Kandi bene abo bahita batera ikibazo n'abandi bakristo bari mu mwuka, kubera ko bari mu rundi rwego, bo bari mu rundi rwego. Bona muri ubuzima, amen, abantu bari mu nzego zitandukanye. Simvuga inzego za mikoro, ndavuga inzego z'ibitekerezo, inzego zo kwizera. Amen. Hari inzego zitandukanye mu bitekerezo, inzego zitandukanye mu kwizera. Utari mu rwego uri wowe ntabwo ushobora kugendana nawe, kuko bizakugora. Ushobora no kumucira urubanza kuko ni wowe uri mu bujiji utabizi. Wabibizi? Amen. Kuko umuntu wese ngo utafite ubwenge ngo shimubwe, sibyo? Uzaba uzi ko ari uzi ibintu kandi nabyo uzi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ubwo se niba batereka hano imbere hano niba batereka hano Socrate, w'umunyabwenge ubwira iki? Ntimwamwita umusazi n'ababwira ibintu. Ese yari umusazi? Nuko yari mu rundi rwego rw'ubwenge mubwe mutarageraho. Twe turacyari kuri Kawunga gusa, yabonetse ntiyabonetse, Dodo yabonetse ntiyabonetse. Ariko arabandi bari baramuvinga Kawunga n'ibindi, ntabwo ari cyo kibazo cyabo. Suko bafite byinshi. Ko Socrate nabwo yari umukire. Amen.
nyina wamubyaye yari umubyaza wayizi, ariko yari mu rwego rw'ibitekerezo, mu buryo rero wowe akwicaye imbere mukaganira uzaba ko ari umusazi, kandi sibyo, nuko wowe uri mu rwego rwo hasi cyane. Amen, haleluya. No mu by'umwuka umaze kuzamuka mu mwami ku rwego runaka n'undi yagumye hasi ntibashobora kugendana, ntushobora kumva, kuko wowe uri muri kamere yawe ya Adamu, ariko we ari mu rundi rwego muri Kristo. Muri Kristo hari inzego, hari ibijyepfo. Amen. Niyo mpamvu rero Bibiliya itubwira gukura. Iyo umuntu adakuze aragwingira. Gukura rero ntabwo biyizana. Umwana kugira ngo akure, umubyeyi aramutwarika akamushakira indyo zuzuye, yanze no kurya ukagira umubeshye kugira ngo arye, kuko abana bagira ubunebwe bwo kurya, kuko uzi neza ko natarya azagwingira, kandi nagwingira sosiyete izavuga ati tore uriya mudamu cyangwa uriya mupapa afite ikibazo, afite urugendo rwiza ariko umwana yaragwingiye, bati uriya muntu bararwaye, uriya mwana ntabwo bamwitaho. No muri Yesu rero hari kugwingira, ariko kugwingira rero bituruka kenshi, bishobora kuba atari uko abatanga ibyo kurya babuze, ahubwo ababihabwa niyo bataboneka, batabishaka ngo barye, bumva ko wowe ubukristo burahagije, nimbona akajya ku cyumweru nzaboneka nk'imbaze, niba afite agatege nsimbuke, akumva ko ari ibyo gusa nibwo bukristo. Ekada, muri Kristo harimo za profondeur, harimo ibijyepfo, harimo za levels. Imana ishimwe. Ntabwo upfa kwinjira muri Yesu mu rundi rwego gutyo, bisaba ubwitange, Imana ikabona ko ufite inzara n'inyota yo kurushizaho kwimenya. Imana ishimwe. Amen. Naho ibintu tugomba tugwe mu Kristo bwa jujura husa, kandi tukibaza ngo turabizi, abadayimoni bagaturira bakaduseka. Amen. Nigeze kubabwira hano i Burundi, muzajye munyumva, kuko abantu benshi bakino gihe ntibashaka kuburirwa, bashaka umuntu gusa babwira ngo simba simba mu ijoro. Amina, haleluya, haleluya, amina, haleluya, intege nke zacu, amina, haleluya, no kwigomeka ku Mana, amina, haleluya. Ntabwo ari byo. Uyu rero Ezekiya, mwumvise twahoraga tumushima gusa muri rwa ruhande rwiza, tugira turugereho ukuntu yaje kuva muri cya gihagararo kibi cyo kwisunga, cyo guca bugufi mbere ya Ashuri, kandi azi ko Imana ya Isirayeli ari nzima. Amen. Muribuka aho turi Abami baka 2:18, ntiyamuhaye bya bintu byose y'amazahabu, ariko ntabwo yigeze ashirwa. Dore ibyo yakoze. Komeza rero kuri 17. Bukeye umwami wa Ashuri ari Lakishi atuma Taritani na Busarisa na Rabshake ku mwami Ezekiya i Yerusalemu, bari kumwe n'ingabo nyinshi. Nuko barazamuka bajya Yerusalemu. Bagezeyo bahagarara ku mukore w'ikidendezi cyo haruguru cyari ku nzira yo mu gisambu cy'umumeshi. Baherako bahamagaza umwami. Haza Eliyakimu mwene Yerukiya umunyarugo, na Shebuna umwanditsi, na Yowa mwene Asafu umucurabwenge, barabasanga. Rabshake arababwira ati, nimubwire Ezekiya nonaha muti, umwami mukuru, umwami wa Ashuri aradutumye ngo ibyo byiringiro byawe ni byiringiro ki? Uribwira, ariko ibyo wibwira ni iby'ubusa, ngo dufite imigambi n'amaboko byo kurwana. Ariko uwo wiringiye ninde watuma umugandira? Erega wiringiye urubingo rusadutseho intwaro, ni rwo Egiputa, umuntu yarwishingikirizaho rwamucumita mu kiganza rugahinguranya.
uko niko Farawo umwami wa Egiputa amerera abamwiringira. Kandi nimuvuga muti twiringiye Uwiteka Imana yacu, mbese si yo Ezekiya yasenyeye ingoro n'ibicaniro byayo, akabwira Abayuda n'ab'i Yerusalemu ati muzajye muramya muri imbere y'iki cyotero cy'i Yerusalemu. Nuko rero usezerane na databuja umwami wa Ashuri, ubwanjye nzaguha amafarashi 2,000 niba wowe ubwawe wazibonera abayajyaho. Wabasha ute kwirukana umutware n'umwe muto mu bagaragu ba databuja? Kandi wiringiye Abanyegiputa ngo bazaguha amagare y'intambara n'abagendera ku mafarashi. Ngo mbese azamutse gutera aha akaharimbura atabitegetswe n'Uwiteka? Ngo Uwiteka niwe wamubwiye ati zamuka utere icyo gihugu ukirimbure. Eliyakimu mwene Hilukiya na Shebuna na Yowa basubiza Rabushake bati turakwinginze vugana natwe n'abagaragu bawe mu runyarameya kuko turwumva, ariko we kuvugana natwe mu Ruyuda ngo aba bantu bari ku nkike babyumve. Nuko Rabushake arabasubiza ati mbese ugira ngo databuja yantumye kuri shobuja namwe kubabwira ayo magambo? Ntiyantumye kuri aba bicaye ku nkike kugira ngo barire amabyi yabo banywere inkari yabo hamwe namwe? Maze Rabushaki arahagarara arangurura ijwi rirenga mu rurimi rw'Abayuda ati nimwumve ijambo ry'umwami mukuru, umwami wa Ashuri. Uwo mwami arantumye ngo Hezekiya ntabashuke. Amen. Mwe murakomeza murumva? Nuvuga ngo nubwo yamuhaye bya bintu byose ntiyigeze anyurwa, none arashaka gufata Yerusalemu kandi ari cyo Hezekiya yarwaniraga. Amen. Ariko ari ijambo rimwe nshaka ko tugarukaho, kuko yavuze ko uriringira Egiputa. Nababwiye ko igihe cyose ubwami bwa Isirayeli bwatinyaga Ashuri bwisungaga Egiputa. Egiputa yahinduka abanzi bakisunga Ashuri. Ni nk'uyu munsi bamwe bisunga Amerika hanyuma abandi bakisunga Uburusiya. Numva ko niko byari bimeze kiriya gihe. Amen. Ibyo biba mu gihe ibyo bita guerre froide, Cold War. Kuvuga ngo haba harimo za bloke. Ibihugu bidafite imbaraga byegamira ku ruhande rumwe kugira ngo rubakize urundi ruhande. Amen. Ariko ijambo rishaka guhagarara hano kuri 18, amen, ku murongo wa 21. Erega wiringiye urubingo rusadutse w'intwaro, nirwo Egiputa. Egiputa n'urubingo rusadutse. Umuntu yarwishingikirizaho rwamucumita mu kiganza rukagihinguranya. Uko niko Farawo umwami wa Egiputa amerera abamwiringira. Amen. Nuvuga ngo hano rero Ezekiya yagiye gutabaza Egiputa, kuko ibyo yahaye uriya mwami wa Ashuri ntabwo bimunyura, arashaka n'ubundi kumurimbura. None agiye gutabaza Egiputa. Amen. Kugira ngo imutabare. None umwami wa Ashuri yavuze ngo Egiputa ni urubingo rusadutse, ngo urukozeho uramukomeretsa. Si ibyo gusa, ahita avuga rero ngo niyo Mana wiringira. Ati wenda wavuga ngo ndiringiye Imana. Umurongo ukurikira 22. Kandi nimuvuga muti twiringiye Uwiteka Imana yacu, mbese si yo Hezekiya yasenyeye ingoro n'ibicaniro byayo, akabwira Abayuda n'ab'i Yerusalemu ati muzajye muramya muri imbere y'iki cyotero cy'i Yerusalemu. Amen. Amen, amen. Murumva? Ngibyo rero Ezekiya yabanje kwirwanaho nk'umwana w'umuntu. Ntabwo yahise yiringira Imana ngo iramutabara ingabo za Ashuri. Yabanje gukora mu nzira ya kimuntu. Amen. Hanyuma iyo nzira inaniranye akoresha indi nzira ya kimuntu yo kwiringira imbaraga zahangana na za zindi. Hanyuma atabaza Farawo. Atabaje Farawo yaratabaye koko. Ejo twarayibonye. Ingabo ze zigiye gutabara
zitsindirwa ku birometero 40 iburengerazuba bwa Yerusalemu. No aratabaza nde noneho? Il n'y avait que deux puissances icyo gihe. Hariho Ashuri mu majyaruguru na Egiputa mu majyepfo. None aratabaza nde noneho? Aratabaza nde noneho? Ibi bihe by'umwami Ezekiya tujya tubinyuramo. Niyo mpamvu iri jambo ryaje. Amen. Mwibuke ko intego ya mukuru ni ukumenya ko Imana itubwira ngo erega ukuboko kwanjye ntabwo kwaheze kuba ngo ntigutabare, n'ugutwi kwanjye ntabwo kwapfuye kuva amasengesho. Ni gute ushobora kuba mu bihe ya Ezekiya? Ni mu gihe iyo uri mu ngorane hari ibyo wisunga, hanyuma ugasanga ntacyo bitanze, ugahita ushakisha ahandi. Nibyo bita plan A na plan B. Plan A irasinzwe, none ugashakisha plan B. Plan A ya Ezekiya yariyo kwemera guca bugufi imbere y'umwami wa Ashuri akamuca ibyo ashaka. Yaranayimuhaye ndetse n'ibirenze, agatanga n'iby'Imana ye akabihuriya muntu Sankeribu. Ariko byararenze avuga ati nubwo wampaye ibi ndashaka Yerusalemu. None arahungira he? Ashaka plan B. Plan B ntabwo ari Imana, plan B ni Egiputa. Egiputa nayo iratabara, iratsindwa. So yabonye ejo? Noneho asigaje iki noneho? Arambaza ikisi. Abo rero asigayeho ni Imana rero. Ejo twavuze iki? Ko abantu benshi Imana bayihinduye kuba rue de secours cyangwa pneu de réserve. Bayibuka ariko za plan zose zananiranye. Ayubise. Mureka wa mugore yararwaye indwara amaraso y'imyaka 12. Yageragejeho hose, amafaranga yarabuze. Umuganga wese yarazwi icyo gihe yamugezeho, ariko nigeze bamutabara. Amaze kubona ntahandi yajya, amafaranga yarafite, abavuzi bose yarabagezeho, ntacyo byatanze. Anyuma avuga ati rero numvise witwa Yesu. None uwo ko yagiye rero gushaka Yesu. Kuko umwami yuzuye impuhwe n'imbabazi, amukoraho gusa. Amen. Haleluya. Kushudura ikanzu ye arakira ako kanya. Wayibize. Ariko yabanje kugerageza hose. Rero mu buzima bw'abantu b'Imana, sino ndavuga abapagane. Kuko umupagani iyo ibintu binaniranye aragenda akajya mu bapfumu akajya hose, sibyo? None natwe rero nubwo tuzajya mu bapfumu ko twamenye Imana nzima, dufite twa plan twacu. Plan A ikananirana, plan B ikananirana, plan C ikananirana. Byose ubuze rero plan imwe. Atererewe ikagaruke ku Mana. Uko niko rero Ezekiya byamugendekeye. Amen. None nabwo rero ubu rero nukuza ku Mana. Ariko Imana yakijije Ezekiya ikiza Yerusalemu kubw'izina ryayo. Uko yari yarahanuye muri Yesaya kandi ngo Yerusalemu ntabwo izigira ifatwa na Ashuri. Amen. Wayumvise? Noneho Ezekiya icyo gihe kuko n'ahandi yakwirukira yahise atabaza Imana, atuma abakozi be bagaragu be baje kumanuza Yesaya. Noneho abwira Imana ya intervene. Kandi Imana ntiyigeze ireka kugaragaza kwa kuboko kwayo gukiza. None isomo tuvana mu nirihe bavandimwe? Nubwo dufite za plan A, B, C, tuzaje tubanza Imana. Manishimwe. Niducurika ibintu tubanza Imana. Uko yo ntabwo igineshwa kandi bizakurinda kuruha cyane, ukazatabarwa waramaze kugoka, waramaze kunyura mu bintu bitandukanye. Ubuzima bwa Ezekiya butwigishe. Manishimwe. Dufate iminota 5 buri muntu wese ajya imbere y'Imana, abwira Imana ngo Mana umbabarire, kuko kenshi ntabwo ari we mbanza. Hanyuma tuza kubona ikiciro cya nyuma mbere yo gusoza. Mumenye ko ari cyumweru cyo kwisuzuma.
tugiye kubwira Imana, Mana umbabarire, kuko kenshi iyo mpuye n'ingorane nsanga atari wowe nabanje. Tujye imbere y'Imana. 5